Twaganiriye na Konsole Uwimana. Uyu nguyu azwi cyane mu makinamico atandukanye, by'umwihariko azwi cyane nka Manyobwa mu kinamico Musekeweya, azi no ku rindi zina akina mu Runana aho yitwa Nyiramariza. Yarakunzwe cyane na benshi abagiye bumva inkinamico nk'izi ngizi. Yatubwiye byinshi ku mikinire ye, by'umwihariko yatangiye gukina ikinamico mu 1944 kuri Radio Rwanda ubwo havukaga itorero Indamutsa. Muri iki kiganiro yatangiye atubwira ku mikino idasanzwe n'indi nyinshi yakunze yagiye akina mu kinamico nyine. Ntangirira ku ikinamico ya Ruteruzi ndatashye, hari harimo Indaya, Amabandi, njyewe narimo nitwa Mukamusoni. Muri ibyo byose Indaya yo mu Biryogo. Akomeza ho ntago wafataga izina ngo rigumane nk'aya makinamico agezweho ubu, yagendaga ahindagurika. Ndongera nkina muri iriya rero cyane niyo namenyekanyemo yitwaga Sibo Shyashya. Iyo mukobwa wari warajujubije Mukase yitwaga Bazirungi, ku buryo iryo zina Bazirunge nayo nararyitiriwe, yewe no kugeza ubu abantu ba kera duhura barampamagara bati Bazirungi. Nkumva nta kibazo kuko ngewe ikinamico nayo nayinjiyemo nyishaka kandi nyikunze. Nuko iyo wageraga kuri Oremforo ntuvuge ngo Bazirungi, ntawamenyaga uwo ariho. Umugabo Ndambagiza yaje kuri Oremforo, yakoraga hafi aho ngaho kuri Finance, ari hirya ya Beseri. Yaraje arabaza ati ndashaka Uwimana Konsole. Nsanga umuntu rwose yanyobewe, yabazaga hahinguka undi ku ruhande ati ni Bazirunge. Atese yaje kumbaza ati burya se kutari wambwiye ko ufite irindi zina rya gatatu? Ngo ndamusobanurira nyine, nabwira ko ari izina ryo mu ikinamico mbese ry'akazi. Ugiye gutya ku nshuro ya mbere ukina ikinamico ariko uri Indaya. Ntabwo byakwiciye izina? Reka da, umva nararambagizwaga ariko ntiyambenze. Ibirori byarakomeje rwose. Muri 1984 ugeze gutya winjiye mu kinamico, urumva hari mu myaka ya kera mu Ndamutsa, hari mu myaka yo hambere. Ubwo urumva muri societe hanze hari ukuntu uyu munsi bafata abastari, hari abakina filime, hari abakina ikinamico, hari abaririmbyi n'abandi batandukanye tuzi nyine nk'ibyamamare. Hari ukuntu tubafata nyine nk'abantu badasanzwe. Wowe icyo gihe bagufataga gute iyo wasohokaga hanze bakamenya ngo uyu nguyu ni Bazirungi? Nk'iyo Bazirungi hari bamwe bayinyangiye bakumva ni ibintu nakoze biri ibyanyabyo. Hari umumama twakoranaga umwe yari yaransabye ati ngewe niduhura, yari umwoperatrice yitwaga Gudura. Aransabye ati abimbwira rwose ashimitse, arambwira ati ngewe umbabarire nitunahura ntukandebe ntukansuhuze. Ubwo nari mbizi ko ntagomba kumusuhuza. Ati nabona ukuntu wajujubije Mukasa no bintu yagukoreraga. Uwo mama yakoraga ibintu byiza, najya kwishura akapfundura agaceri nk'uko umubyeyi w'umuntu rwose abikora, wakarenza hari nk'umubyeyi w'umuntu nyirizina. Akampa agaceri ati nugera mu nzira mwana wanjye ugura pipi, nugera mu nzira ugura akagati. Ariko ibyo byose nkabirengaho, hamuteranya na papa, bigera nubwo ntwara inda mbwira papa, kuko papa yarankundaga cyane, mubwira ko ari urushwima yandoze. Wari wabona umwana w'umukobwa ufata igicuma papa yari yarateretse, atumiye abandi bagabo, asanga inzoga nayinyweye indi nayimennye, sukamo amazi ngira ngo byitirirwe uwo mubyeyi. Gudura arambwira tumva uzambabarire sinkajye nkubona no mu maso yanjye, numbona ujye winyurira. Naye narabifashe rwose. Ubwo ntitwahuraga, bamwe barabinkundiye abandi barabinyangira, nuko byarangiye gutyo nyine. Twarinze dutandukana, ajya ahandi nanjye njya ahandi, tutakibasha guhura, ariko bimeze gutyo. Nuko ujya gutya ubaye umusitari muri ibyo bintu byose? Mbaye umusitari
ntibigire icyo bintwara rwose. Hari nka rore wafataga abantu bakakubwira ati ko ufashe rore y'umurozi abana bawe ku ishuri baziga bate. Nkabasobanurira nkababwira bari bakiri na batoya, bakaza bakambwira mama ko batubwiye ngo wararoze, ntimujye mubasobanurira ko ari inyigisho. Mwese bana banjye mubona ndoga, mbona ndabimenyera n'abantu barabimenyera. Abantu bakunda ikinamico baza kugenda basobanukirwa ko ari inyigisho kugeza n'uyu munsi. Muri hole zose wakinnye, hari mu Runana no mu bindi bitandukanye tutarajya kuri Museke we, ni iyihe hole wakinnye ukumva abantu barakubwira ngo nahindutse kubera wowe? Ngiye Nyiramariza se ni nyinshi cyane. Nyiramariza abagore bagiye bava mu mago bakagenda bagatabana, umugabo akagenda n'umugore akagenda. Noneho harimo n'abandi bavuga ati nanjye ati mumvugiye ibintu koko, ati Nyiramari namanuka kuri stage nkasanga abagore nka 5 barampobeye, batigira hino tubwire warushye nkatwe we. Bati ni wowe batuzi ko umugabo wanjye wagira ngo ni Stefano neza neza. Ati ariko naremeye ndashikama ibintu byose uvuga. Ati Urunana mujya kwandika mukabanza mukatureba, bakampobera bakanshimira bati rwose dukurikije ukuntu Stefano yagiye ajya kubyara hanze akakugarukira, ukuntu yagiye ajya hanze akajya kwandura indwara zo mu mibonano mpuzabitsina, ati n'uwanjye yagiye aza nkanga ko twongera kuryamana tutagiye kwipimisha. Bakampa umukono bakampobera bati waratwigishije rwose, waduhaye inyigisho nziza, komerezaho. Ugahita ubona ko wagize akamaro gakomeye cyane. Nagize akamaro mu miryango inyuranye. Ujya gutya ukina Museke weya, ukina uvuga uburimi utagira amenyo, ndi kubona ufite amenyo nta n'inyinya. Biza gute biriya bintu? Nyine ni amahugurwa nakubwiye. Umukinnyi ubundi ntago ugomba kuvuga ngo irore, ngo ntabwo nyikina, ngo irore, ngo sinayishobora, ngo irananiye. Tukiri mu Runana hari rore yigeze kuza cya gihe cyaba Sugar Mami na Sugar Daddy. Nigeze gutereta akana mbyaye, mbese navuga ko ari nka bucura bwanjye. Ndayikina pe. Icyo gihe twagiye kuyikinira n'ahantu umwana wanjye yigaga hariya i Busoko, umukobwa wanjye ari nk'ari imbere yicaye, ubwo urumva yumvisha turi buze gukinira aho ngaho, asaba uruhusa ku ishuri araza. Ndayikina pe, ndayikina ndi Sugar Mami, ntereta akana k'agahungu kangana urwara, ariko n'ubu ngubu iyo bitekereje umva isoni zikuye, umusatsi numva sinzi ukuntu wikaraze. Wikaraze ariko hano navuga nti ntacyo narigishaga, ntibiri umutima wanjye urera. Icyangombwa ni uko nigisha nkagira aho mvana, wa wundi uri hahandi akagira ahandi. Reka ngaruke kuri Manyobwa. Baraje bakubwira ngo kina uvuga uburimi cyane, waba propoje ukina umeze kuri oya, bo baraje nyine ubwo baricaye nka timu ya staffu, cyane ko mu banditsi harimo umumama twari twarakoranye mu mahugurwa wanandikaga amakinamico mu Ndamutsa. Amakinamico ye yakundaga gutsinda buri gihe. Bakoreshaga ubundi batangaga offre, abantu bakandika amakinamico agatoranywa, nuko ubwo natwe tukayakorera inonosora. Ubwo rero yaranziho ko nabasha gukina iyo role. Nagiye kumva numva bantumyeho, bashakaga umukinnyi ukina gutyo mvugira mu bihanga, ubona ndabishoboye. Nta n'ibihango wari ufite? Ushatse wajya udusubiza nka Manyobwa none ugikina ku nshuro ya mbere kuriya byari bimeze bite? Byari ibintu watora ugasubiza nka Manyobwa.
ubwo n'ubwo wavuze ngo iki bariya abantu bangize abasitari Museke weya yangize umusitari w'icyitegererezo nanjye ndumva ndabyishimiye numva ndabinezerewe kabura icyago ku nshuro ya mbere ku nshuro ya mbere ukimara gukina iyo kinamico hanze isohotse abantu bamenye ko ari wowe byageze gutanu bakubwiye ko iki n'abantu benshi ntabwo babyemeraga kuko nk'abantu baravuga bati manyo hari nk'abo twagendanaga muri tagisi nigeze kuzamuka ngiye Nyamirambo mvuye Nyabugogo muri tagisi umuntu agenda abwira abantu ati ngiye Manyobwa ndamubonye ati mubonye ahantu Nyabugogo ati yapfuye ijisho yahombanye amatama ati n'utuzuru twese nzi ukuntu twahombanye ukuntu ati ndamubonye we ati yapfuye ijisho ati ndamubonye Manyobwa kandi turi kumwe ese urabona hari ijisho napfuye n'amatama uretse ndafasha ko gusaza ntabwo arahombana cyane na n'ubu kugeza n'ubu ngubu ujya kumva umuntu akavuze ati njye Manyobwa namumwiboneye ati ndamubonye ati ntabona ati yapfuye amaso ati nta ryinyo namba afite ese gukina iriya hole ntabwo bikugora ntabwo bingora kuko ni ibintu mba nkunze iyo ngezeyo ninjiye mba nzi ko ari akazi ngiye gukora nk'akazi nyine niyemeje kandi nkunda kandi kamfitiye umumaro mba ngomba rero kugakora neza nk'uko baba bakansabye ni iki kidasanzwe by'umwihariko mu marori yose wakinnye kuri Museke weya iyo ngiyi ya Manyobwa ni iki kidasanzwe wayitandukanyirizaho n'izindi cyakora Museke weya nyine yangize umusitari rwose w'icyitegererezo ariko nanone nabaye nk'uhengama hari n'igihe kwaritikira binanira nkagendera ko nkumva nanyobwe nyine ndi mu runana hari igihe njya gushiduka bari kunyamura bati nyabuneka garuka wagiye bati garuka wanyobwe watangiye kuba Manyobwa no mu busanzwe urasetsa ariko no mu busanzwe ntabwo nkunda guheranwa n'ibihe ngo njyewe ntinde ku bintu bimbabaza oya ntabwo n'abana banjye barabizi njye nasetse kuko hano ikiganiro nawe nasetse mu buryo buteye ubwoba menya ari uko duhuye ku nshuro ya mbere iyo uri nko muri famiye yawe urumva ni famiye ngari wenda habaye nk'ibirori ukagira igihe cyo gufata ijambo ntabwo bamwe na bamwe bibagora kweri hamwe bajya bakubitaho amafaranga bagatega si Manyobwa abantu bakanywa nanjye kuvuga ngo umenye waryoshya inzoga ukuntu tuba tukumva muri Manyobwa n'icyokezo n'iki na musikake ziba zihari hakaza kuba n'isaha y'ubwuzu nuko abantu bakisanzura ni iki cyakubabaje cyane kurenza ibindi byose cyane ubupfakazi buravuna buravuna ukababara ukabura aho ugereza ariko hamwe no gusenga ugira gutyo ukabivamo ukihangana ugakomeza ubuzima ko ngewe umutware yagiye mfite abana bato umukuru yigaga mu wa 4 primaire abandi bari batoya umutoya nasigaranye yari afite umwaka n'ukwezi muto cyane nkumva ariko hamwe no kwikomeza nkumva ko nishakamo ibisubizo nkumva ko mba hamwe n'abandi mu mahoro mu rukundo nabashije kubigisha bariga ndumva ntawe utarize kaminuza bose uyu munsi navuga ngo umaze
kugira byinshi cyane ukesha ikinamico wenda bivuye no kuri ubwo buryo wabayeho mu buzima butari bwiza, hari icyo ikinamico cyagufashe by'umwihariko mu gutunga urugo nk'umupfakazi? Byaramfashije cyane cyane rwose, navuga ngo cyane nk'inshuro nyinshi. Amakinamico yaramfashije amvana no kwigunga, nk'uko ubwo bwigunge nari Sekibi navuga yaranjyanyemo, biramfasha bituma mba umugore. Mbese yumva njya mbwira umwanditsi wacu wo mu Runana witwa Kubwimana Serafina, ariko ubundi wowe ujya kwandika ubundi ko wambonye wansanze hano ku Runana, ibyanjye byose ubizi ute? Ko mbona ubu ubizi ukabyandika ukabimenya. Akavuga ati mbona ubu kubara umeze nka mama yajyaga kubara kugira ngo tubeho, kubita hirya kubita hino, nta mwanya yapfushaga ubusa. Ati mbona neza mama we ntabwo akihari, atunyibutsa mama rwose. Akambwira ati kuraje, ntabwo ugomba guheranwa n'ibibazo. Niki cyagushimishije kurenza ibindi byose? Cyanshimishije nyine ni ukuba umusitari. Ukaba byanshimishije aho ngeze hose nkabona baranyemeye, nkabona ibyo bampaye gukora barabyishimiye. Numva byaranshimishije cyane, byamvanye ahantu habi bingeza aho mbasha guhura nk'ubu nkaba nahuye nawe n'abandi bose. Dutangiye ikiganiro nakubwiye ngo mu bafana ufite unshyiremo imbere. Ndishimye cyane. Uwimana Consolée arakoze cyane. Manyobwa, ibitwenge wari ufite menya yiza ko utabifite bari kumubaza byinshi. ni ukuri pe, ikiganiro cyarapfuye gusa, ariko birumvikana nyine iyo wahuye n'umuntu ufana ukunda hari ukuntu bikuyobera ukayoberwa uko witwara. Ibyo byakubayeho rero. Cyane Manyobwa cyangwa Uwimana Consolée, vraiment umuhanga mu buryo bukomeye cyane, ni umuntu usetsa by'umwihariko mu byerekeranye n'ikinamico. Hari ukuntu tujya tumubona muri Musekeweya, mu kinamico Urunana. Ni umwe mu bahanga dufite by'umwihariko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Byari byiza cyane, reka nizeye ko nawe n'ubu umusitari. Ni mu musitari utazatwirengagiza. Ntabwo zabirengagiza. Ngayo ngo